mbona abantu barimo bakubitwa barimo bataka ndubwa se nukwekemo bakubita akandi gace ko kameze nk'uko isi imeze harimo ubona harimo abogosha harimo abubaka harimo buri muntu wese afite akazi akora ndagira ubwoba ndabaza se hariya ho mbona abantu ari bazima mbona bari gukora araje araseka arambwira ngo bariya iyo umuntu apfuye iyo ageze ikuzimu icyo yakoraga cyose nicyo akomeza gukora ngo niyo mpamvu bajya gushakira ubutunzi bakiza ari abakire bitewe n'ubwoba nari mfite bitewe n'ibitekerezo nari mfite aho nari ntarajyaho gutekereza abo nasize kuko nanjye ubwanjye icyambere yambwiye ngo nta burenganzira urajya bwo guma mu ijuru kandi nubwo ndasubira ku isi nanjye ubwo ntabwo neza wowe ahubwo njye muri njye nibwiraga muri njye ngo yahaye ndarenda ngo muri iyo paradizo ine kujya mu ijuru ngo mbe muri iyo paradizo arambwira ngo Adamu amuzi mu nzoka Eva amuzi mu nzoka rero abantu twese iyo niyo foto twamenye ko kugira ngo umye Satani ubone inzoka twongere tubasuhuze ndetse tunabaha ikaze kuri Sorowamu TV. Ngira ngo ubushize nari ndi kumwe na Pastor David ari kuduha ubuhamya. Uyu munsi rero byabaye ngombwa ko musanga mu rugo. Ubushize nari namusanze mu nzira mufatira nari kugenda. Uyu munsi namusuye mu rugo noneho kugira ngo ampe ubuhamya abuhereye imuzi. Pastor, ndongeye kugusuhuza, suhuza abakurikiye Sorowamu TV. murakoze cyane nanjye ndagushuje shima Imana ko itunjije mu minsi ya Noheli ndagusabira kugira ngo n'umwaka urangize neza kandi suza n'abadukurikiye kuri channel yacu ya Sorowamu TV namwe ndabasabira umugisha kandi mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu no kubikunda Imana yakoze kubanyuza mu minsi mikuru kandi ndabasabira ngo n'umwaka munyurimo mumeze neza yatangiye umurimo muri mwe yatangiye umurimo muri twe no kusoza izawusoza kandi Imana ibaho umugisha. Nuko abantu bakomeje kutubaza ibibazo batubwira bati Pastor ubuhamya burakomeye cyane ari nayo mpamvu nagarutse kugusura ndagira ngo dusubukurire aho twari tugeze. Ubushize twabonye ibintu byinshi wagiye ubona watubwiye urudodo ruri hejuru y'inyanja ndagira ngo ukomereze aho wari ugeze kugira ngo tubashe kubwumva neza. Murakoze cyane kiriya cyari igice cya mbere tuzakomeza ku gice cya kabiri. Muribuka yuko ku gice cya mbere twagarukiye ahantu namubwiraga nti nari mbonye inzoka arambwira ati Satani aje kukujyana rero mubwira nti se koko ikuzimu habaho arambwira ati niba ari cyo ushaka ndahabikwereka nicyo cyakuzanye. Rero twarakomeje byose arabinyereka. Icyambere maze kumubaza nti amaze kumbaza ati ni iki kintu ushaka kuraba bwa mbere nkamubwira ko ari Imana akambwira ati nta bushobozi ufite bwo kubona Imana kuko uyibonye ntiwasubirayo. Naramubwiye se kuko Satani imbaragiye kuntwara kuzimu n'isi kuzima ameze hate. Ako kanya nagiye kubona mbona mbaye nk'umuntu uva mu nzozi mbona ngeze ku yindi si agenda anyereka bwa mbere na mbere yarabanje anyereka ahantu iyo Satani aje akagutwara ahantu hita kugeza mbere na mbere uhita uruhukira ku ntebe cyangwa se ahantu yicaye. Abantu benshi bazi yuko ari Satani uza kugufata ariko ndagira ngo mbasana ngo Satani we ntago ari ubuje gufata ahubwo ni abamarayika be. Uravuga mu gihe umuntu apfuye agiye ikuzimu? Yaba ari igihe umuntu apfuye yaba ari kuntu mwumva ngo umuntu yagiye ikuzimu ntago ari Satani ubwo uza kukwifatira ngo agutware. Atuma abamarayika be bafite abakozi abadayimoni. Nuko rero ngiye kurambona intebe isukuntu y'ikijima itagaragara neza mbona umuntu yicayeho. Najya ngo mbabwire ngo Satani ntago ajya aza ku isi bino tujya tuvuga ngo Satani yanteye reka da bariya ni abademoni n'abayohereje ahubwo we
afite intebe ye yicayeho, niyo avugiraho, niyo ategekeraho, ntava ahantu ari. Nuko ngiye kurambona ibintu bimeze nk'umuriro byaka birabya ndaterwa se uriya muriro ni iki? Arambwira ngo uriya muriro ngo niwo mucyo, ngo nk'uko Imana igoswe n'umucyo, ngo uriya niwo mucyo, ngo Satani agoswe n'umuriro. Nuko noneho ngira ubwoba ndababwira nti ntabwo nshaka kubirambwa, ata ni wowe wabisabye kubireba hamwe nkwereke. Aho kanya amaze kubona anyeretse ahantu hicaye, mbona abantu bari hasi bari kuniha hasi y'intebe. Ndahije ndavuga none se buriya bari hasi y'intebe bari kuniha bo ni bantu ki? Arahije arambwira ngo biha kujya gushaka ubutunzi kandi barabanje gukiba cyangwa se barabanje gusenga, ngo iyo bageze ahita bicarira. Ndumva ndatinya ku mutima, nese ntekereza ni nanjye buryo iyo nza kugerayo yari guhita nyicarira, niko nahise mbitekereza. Nuko noneho ndamubaza se ni kubera icyo ahita bicarira? Ahita ambwira ngo buriya nicyo gihano aba bahaye. Ndavuga nzi yuko ngewe iyo bagezeyo bahita baba abadayimoni. Naje ambwira ngo ntabwo iyo umuntu agezeyo ahita aba umudayimoni, ahubwo arajya mu bihano bitewe nuko ntabwo yari umukozi we. Rero watekerezaga ko umuntu upfuye ahita ajya kuba umudayimoni? Ngira ateza ko iyo umuntu apfuye nyine ahita ajya kuba umudayimoni, kuko numvaga bavuga ngo iyo umuntu ngo yapfuye ngo yari umunyabyaha ngo ahita ahinduka dayimoni. Ntabwo umuntu ahita ahinduka dayimoni, kuko Satani nawe aba atarakwizera ngo agukoreshe. Nuko ndamubaza none se buriya bazavayo bate? Areje arambwira ngo hari igihe kigera yaramaze kwibagiza isi, yaramaze kubagiza n'ibyo barebaga, yarabakuyemo ibitekerezo bibibutsa, ngo agahita bareka bagasiga bayoborwa na Satani, no bahinduka no abadayimoni, ko ntago bagikura nk'abantu, ntago bagivugishwa n'umwuka wera, basigaye bakontorwa na Satani, ngo no bahita bahinduka abadayimoni. Arangije ngiye kurambona anyeretse akandi gace ko kameze nk'uko isi imeze, harimo ubona harimo abogosha, harimo abubaka, harimo buri muntu wese afite akazi akora. Ndagira ubwoba ndabaza se hariya hoko mbona abantu ari bazima, mbona bari gukora. Arayegera se Ikuzimu icyo yakoraga cyose nicyo akomeza gukora, ngo niyo mpamvu bajya gushakira ubutunzi bakiza ari abakire. Numva birantangaje cyane, ndavuga nshaka gusobanura icyo kintu kuko ntabwo ntumvishe. Rero ngo iyo upfuye wakundaga ubusambanyi cyangwa wakundaga abakobwa, n'ubundi Satani aguha misiyo yo kugaruka kugusha abari ku isi. Arajambwira ngo niyo mpamvu akenshi abantu barota basambana, ngo ntago baba basambana n'abantu ahubwo barusambana n'abadayimoni. Ndangije ngira ubwoba. Arongera arambwira ngo niyo mpamvu ubusambanyi ku isi buba bwinshi, ngo nibariya ubona bapfuye ari abasambanyi bagaruka bakabakurisha inyota y'ubusambanyi. Numva bwaburanyije. Ndongera namubaza se noneho ibira bintu bakora bibamarira iki? Barabigurisha inyungu? Niyo ngo ntago babigurisha, ahubwo abantu bo ku isi iyo bagiye gushaka ubutunzi nibiriya babashukisha, bakumva ngo umuntu agiye gushaka ubutunzi kuzimu, nibiriya bintu babashukisha. Arangira ngo kandi iyo bamaze kugenda bababwira ngo reba haye, nibyo byongera none bakabyisubiza. None se ushobora gufata ikintu ikuzimu ukakizana, uvuze ko hari ibintu bakorayo, none ushobora kugenda ukafatayo ikintu ukakizana ku isi? Icyo nacyo nakibajije. Ndabaza se bagira amamodoka bapakiramo, ndabaza se babikora bate? Barambwira arambwira ngo iyo bamaze kwemera ngo barabiguhaye, umbera nk'umuntu ukangutse, wisanga ku isi n'ibintu bisangayo. Nuko umaze kumenya yuko ari uko nk'uko bigenda, icyo mbana gisa n'ubwa noneho ndabisobanukiwe. Arongera none anyereka ahandi hari umuriro umeze nk'inkuba zikubita. Ndabwira se noneho uriya muriro kumbona nanone ari mwinshi kandi nkumva abantu bataka, none se uriya muriro wo niki? Arangije arambwira ngo uriya muriro urora
ntabwo abantu barawugeramo, ariko ni ikimenyetso cy'abantu baba hariya nabo bazi neza yuko nubwo bari aho bategereje uriya muriro. Niyo mpamvu bakora cyane, bakora cyane bashyizeho imbaraga gukora ibi kuko bazi ko igihe cyabo kigiye kugera, kandi bazi ko ibintu byabo bibabaje. Niyo mpamvu igihe cyose bahora barwanya abakozi b'Imana, bahora barwanya basenga kugira ngo bazajye muri muriro ari mwinshi, kuko barawureba ariko abari ku isi ntibawureba ntibanawuzi. ngo abari wo muriro uzatwika abanyabyaha. Ngo n'uwo muriro uzatwika abanyabyaha, twe ntabwo tuzi tumva gutyo, ariko bo baba bawurura nk'uko umuntu aba ategereje ibiryo aza kurya, cyangwa se ategereje inkoni zo gukubitwa zihariya, ariko abitegereje nabo baba bawuzi bawutegereje. Niyo mpamvu bakora cyane bashyizeho umwete. Nuko arangije nanone anyereka ahantu hameze anyereka ahantu hameze nka gereza, ariko ho ari ibintu by'iminyururu bihuzuye. Ndaje ndavuga se iriya minyururu ni iki? Arambwira ngo hari abantu bari ku isi ariko baboshywe b'imbohe. Icyo sinagisobanukirwa. Baza se umuntu abimbohe gute kandi agenda? Ndaje ndambwira ngo hari abantu bari ku isi, bari mu makanisa, bari mu makozi y'Imana ariko baboshywe, baziritse. Ndabazisobanurira, arambwira ngo ikintu umuntu uziritse ni wa muntu uva mu bujura, ejo ugasanga n'undi arimo ariba yabusubiyemo, ugasanga ari mu rusengero ariko ari kwibira mu rusengero, nubwo akijwe ariko aracyaziritse, acyariho ya minyururu ya Satani. Nongerangira ubwo arambwira ati uzajya kubona usange abantu ni abapasiteri, ariko usange bari mu kabari baranywa inzoga, cyangwa se barimo barabikora bihishe. Nubwo yakijijwe akereka abantu ko akijwe, aracyafite iminyururu ya Satani ntarayica. Aho ngaho numva agize ubwoba, mpita mvuga nti ndumva afite ubwoba, ibingibi ndumva ntagishaka kubireba. Arambwira ati nicyo ushaka kureba noneho? Ndavuga rero nshaka kureba noneho abantu bavuye ku isi batsinze isi, cyangwa se batsinze ibigeragezo, batsinze urubanza, bo bari hehe? Arangije arambwira ngo bo aka kanya ntabwo wababona, nta burenganzira ufite babona, ariko ndagufasha ikintu kimwe. Mbona antwaye ahantu muri sare nini, mbona harimo ibikoresho byinshi binyuranye. Noneho agenda arambwira ngo bariya abantu nubwo utabasha kubabona, ariko buri muntu wese igikoresho cye kiri ahangaha, yagisize ahangaha. Ndamaze se igikoresho cye? Arambwira ngo nk'uko umuntu ajya kwiyuhagira akikuramo imyenda, ngo niko niyo umuntu apfuye akuramo uyu mubiri dufite ngo ni umwenda. Ngo buryo iyo umuntu apfuye uriya mwenda n'uwo usigara, ariko ngo uroho igahita igenda. Ndaje ndamaze ibyo bisobanuye iki? Arambwira ngo uyu mubiri mubona ntabwo ari wo muntu, ahubwo umuntu ari imbere mu nda murona se, nako nabyo nabisobanukira. Arambwira ngo ni umutima. Arambwira ngo rero iyo baje ibikoresho byabo buri muntu wese agenda abisiga ahangaha by'insinzi. Mbere na mbere bwa ndashaka kureba, mbona inkoni. Ndasi iyi nkoni isobanura ngo iyi nkoni, agenda ambwira ngo iyi nkoni ni iya Mose, agenda anyereka ngo aya mabuye ni ya Dawudi, agenda anyereka ngo iyi nkoni ni iyi nkota ni ya Gideyoni, agenda anyereka imyambaro myinshi. None ndamaza ni se nkanjye ubwanjye ko nta nkoni, ko byose nta na kimwe mfite. Nawe ko byose ko nta na kimwe mfite, n'ubu ngubu ni nkanjye urugero. Ubu se nkanjye ko nta na kimwe mfite. Arambwira ngo wowe ngo aka kanya nta na kimwe ufite, kuko nta n'ubwo urwo rubanza uzarutsinda. Ngo ubu uracyari mu ntambara. Numva agize ubwoba. Nabwo none se nindamuka nsinze nge nzaba mfite n'inkoni n'ibuye n'iki? Arambwira ngo ibintu uri kubaza aka kanya niyo ntabwo ugiso nta kintu byagufashaho, kuko ntabwo uratsinda. Arambwira ngo intsinzi yawe icyo uzatsindisha ubu ni ukwizera, kuko Yesu yadusigiye ukwizera. Ntabwo tugikoresha inkoni, ntabwo dukoresha amabuye, ahubwo intsinzi yacu ni ukwizera. Arambwira ngo genda ubwire abantu ngo kwizera kwacu niko kuzadutsindishiriza. Aho ngaho tuba turahavuye. Abantwaye ahandi hantu
abantu ahandi hantu naho hameze nk'ikibuga, urabona ikibuga cy'umupira. Ndangije ndabaza se iki cyo gisobanuye iki? Rero arambwira ngo iki kibuga ureba urakibona kimeze nk'ikibuga ariko ntabwo ari ikibuga. Wari uzi yuko iyo umuntu apfuye niyo yaba ari umukene uzahita ajya mu ijuru? Njyewe nanjye nari nzi yuko iyo umuntu apfuye ari umunyabyaha ahita ajya ikuzimu nyine Andre gite, cyangwa se iyo umuntu apfuye ari umukizo ahita ajya mu ijuru. Arambwira ngo ntabwo ariko bimeze, ntabwo umuntu apfuye ahita ajya mu ijuru, nta nubwo iyo umuntu apfuye ahita ari umunyabyaha ahita ajya ikuzimu, ngo uko buri muntu wese wategereje gucirwa urubanza rwe. Ndaje ndamaze se noneho nimba adahita ajya mu ijuru ajya hiye? Ahita ambwira ngo urabona ukuntu iyo umuntu agiye gukina umupira abanza arambwira ngo arabanza kwitoza. Arambwira ngo arabanza akajya mu myitozo ngo mbere yo kujya mu kibuga, ngo hariya rero muri ya myitozo ngo arabanza akahabwa amabwiriza y'ukuntu aza kwitwara mu kibuga. Rero arambwira ngo rero uyu muntu apfuye ntabwo ahita ajya mu ijuru, ahubwo hari paradizo. Arambwira ngo ni paradizo, arambwira ngo ni paradizo cyangwa se ni agace kabo bose bahuriramo, bose buri muntu wese akajya ashima Imana ukuntu yamutsindishirije, ariko ntabwo aba yari yakagira mu ijuru. Amaze kunyereka rero aho ngaho nyine abakiranutsi baruhukira, ndamaza none abanyabyaha bo baruhukira hehe? No bafite hano hantu baruhukira, avuga ati reka ambwira ati bo ntago bari aha ngaha. Ahita yongera nawe yabaye nk'umuntu unkamerera, anyereka kuri kamera, mbona none arongera anshubije ahandi kuzimu. Arambwira ati abanyabyaha bo iyo bapfuye ahantu bahita baharukira dore ngaha. Mbona abantu barimo bakubitwa, barimo bataka, ndabwira se nukwikemo bakubita. Ahita ambwira ngo none se ntumvise yuko Yesu avuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ngo nta mahoro y'umunyabyaha, mbona rero ngo nta mahoro yabo nyine, ngo barimo barahembwa, barimo bakubita. Noneho ngiye kura mbonyemo abunzi, noneho harimo nabo twasenganaga cyangwa twakwaga umurimo w'Imana i Bugande, mbazi i Bugande. Ndabubwira none kuri akana ngiye kumuvuga izina, ndabubwira ko uri akana kamuzi nuri akana ko muzi. Ahita abwira ngo akenshi abantu bariyo nabuzi nimba uzi ko uri umuntu usenga, abantu bari n'ubundi n'abantu basengaga. Ndavuga se buriya byagenze cyangwa ngo ni abantu nyine baguye bakajya babeshya ko bakorera Imana, cyangwa se ko ari abarokore ko atari abarokore, niyo mpamvu babona hari. Kandi nkabona ni abantu bafite amakanisa manini, ni abantu bakoraga ibitangaza. Ndavuga se ko bari abakoraga ibitangaza, ko ari abantu twatinyaga cyane ku isi twubaha, ni ukubera iki? Nambwira ngo nubwo mwabubahaga ariko basigaranaga icyubahiro cyo, bari abantu biyemera, icyubahiro cyabo cyari icyabo, ntabwo cyari icy'Imana. Ntabwo ibyo bakoraga byari ntabwo se ko bakoraga ibitangaza. Rero ambwira ngo nagusobanuriye ukuntu abantu bajya ikuzimu gusaba ubukire, nabo bajyayo bagiye gusaba imbaraga. Ndikanga ndavuga se imbaraga bazisaba gute? Arambwira ngo nk'uko umuntu ajyayo gusaba ubukire, nabo niko bajyayo gusaba imbaraga zikora ibitangaza. Icyo usabye nicyo baguha. Ndabwira se imbaraga Satani abaha imbaraga gute kandi tuzi yuko byatsinzwe nta mbaraga gifite? Arangije arambwira ngo reka nze ngusobanurire. Ngiye kona mbona ba bantu bakora magic, abantu bakora magic urabaze. Noneho bari abantu rero iyo bapfuye nibo bahinduka nibo basigana, noneho iyo bamaze gupfa nibo basigana, noneho baha imbaraga abakiri ku isi cyangwa se abiyita abakozi b'Imana. Noneho mu gukora ibitangaza, bino bitangaza bakora ngo basengeye mu igicumba cyaguruka, basengeye umurwayi akira, ni za magic bakoresha.
none ndabaza se kuba iyo basengeye umuntu tubona ko akize kandi magic ari ibintu by'ubumajine byo kubeshya, arambwira ngo burya mubona ko akize ariko ntabwo aba akize, ngo kuko niba yararwaye indwara n'undi asigara n'undi arwaye. Ndabaza se ntabwo mbyumva neza, kuko njye nabonye umuntu basengeye afite urusengero rukomeye, mbona amusengera afite abademoni, mbona bamuvuyemo, mbona arakiza, arangije araseka, arambwira ngo buriya ntabwo baba bavuyemo ntabwo bagiye, ngo ahubwo bamuha abademoni bafite imbaraga kuruta bariya, bakabacecekesha bagaceceka kuko barushije imbaraga, none mwebwe mukagira ngo yakize ariko ntabwo abakize, kuko abayongeremo abandi bademoni benshi kuruta yari afite. Ngira ubwoba, ndavuga se kuba ari abantu bari abakire, ari abantu bakwaga ibitangaza, ari abantu basengaga, arambwira ngo ibihembo byabo ni biriya bakoze bakiri ku isi, babona ubukire, bagira icyubahiro, ngo none dore ngibiriya. Ndavuga se buriya amaherezo, arambwira ngo buriya bazagira igihe nabo bakoreshe, nabo bagende kuri misiyo gukora ibikorwa nk'ibyo nabo bakorewe. Ibyo ngibyo mba ndabibonye, mpita ubwa noneho nshaka usobanurire, nubwo wanyeretseyo ntabwo ikuzimu ntabonye neza, nshaka umume ifoto Satani murebe neza, menye Satani ni muntu ki neza, mwirebere ne kuzavayo mvuga ngo nabonye Satani, ngo nabonye iki, ngo ari aho ngaho nari nkiri muri ntabwo nzi ngo ndavo cyangwa se kuko yari ambwiye ngo ntabwo igihe cyawe cyo kuguma mu ijuru kiragera. None ngewe nibazaga yuko ubwo nyine nayo ndigomera muri iyo paradizo ariko ntabwo aho turahagera, icyo gice ntabwo turakigeraho. Bitewe n'ubwoba nari mfite, bitewe n'ibitekerezo nari mfite, aho nari ntarajya aho gutekereza abo nasize, kuko nanjye ubwanjye icya mbere yambwiye ngo nta burenganzira urajya bwo kuguma mu ijuru, kandi ubwo ndasubira ku isi nanjye ubwo ntabwo nzi aho, ahubwo njye muri njye nibwiraga muri njye ngo nayenda ngo muri iyo paradizo ne kujya mu ijuru, ngo mbe muri iyo paradizo. Icyo ni igice ntabwo turakigeraho, turacyari ahangaha. Niho mbabwiye ngo nshaka unyereke Satani noneho nanjye mumenye, kuko ntabwo muzi, mwumva gutyo. Ntabwo Satani ari inzoka nk'ingiyi tubona, ntabwo Satani ari igishushanyo gifite amahembe nk'ibi ngibi tubona, ahubwo nambonye ndikanga. Yambwiye ushaka rero urashaka kumureba, agira gutya, mbona ni nk'uko umuntu yafata kamera akakwereka hari akura musozi, ahita nkora yageze gutya, ankora ku maso gutya, ahita ambwira ngo ngaho murebe. Noneho nkabona simurora neza, ndubwa se noneho yari yicaye atya areba hasi atya yubitse umutwe, ndubwa se ko ntari kumureba neza, ko ntari kumureba mu maso. Arambwira ngo ntago ajya yubura amaso, igihe cyose ahora areba hasi kuriya, kuko umugabane we ni ikuzimu, hejuru nta mugabane yagifite, we ahora yubitse umutwe kuriya. Ndamubaza se ko mbona igikomere, mbona ari kuva amaraso, mbona igisebe kidakira, cyesebe n'ikiki buriya Satani ahora afite igikomere kidakira, kitanuma, nicyo nahise mbona. Ariko najya mbabwire ngo mu maso he ntabwo ari inzoka, nta n'amahembe afite tureba, ahubwo mu maso arasa neza, nk'umumarayika, ko ntari umuntu basa hano ku isi. Ndetse ndavuga se ko mbona ari mwiza, kandi ku isi tuzi ko ari inzoka, kandi ku isi tuzi ko ari ikintu gifite amahembe. Arahisha arambwira ngo impamvu Satani akunda kuzira mu nzoka
cyangwa se abantu bamuzi mu nzoka, ngo nuko inzoka ari cyo gisimba cya mbere yabanje gukoresha abeshya Adamu na Eva muri Edeni. Arambwira ngo Adamu amuzi mu nzoka, Eva amuzi mu nzoka. Rero abantu twese iyo niyo foto twamenye ko kugira ngo umye Satani ubone inzoka, ariko ntabwo ari inzoka, ahubwo arayikoresha nk'uko yayikoresheje ashuka Adamu na Eva. Ndamubwira none se nari nzi yuko Imana yamambuye ubwiza. Arambwira ngo uriya ntabwo ari umuntu, ari umumarayika, ntabwo aremye mu mubiri nk'uw'abantu, uriya ari umumarayika, kandi ntabwo aramwambura isura ye cyangwa ishusho ye, kuko ntabwo aramurimbura, ahubwo yamwambuye ubutware n'ubushobozi, ariko ishusho yari cyayifite. Ndangije none se ukuntu abantu bamubona ko atari ko ameze, arambwira ngo kugira ngo bamenye ko Satani ari mubi n'ibikorwa bye ari bibi, agomba kuza mu ishusho mbi. Kimwe n'umuntu nawe ufite ibikorwa bye b'ishusho mbi, afite ibikorwa bye, afite imico mibi, nayo ishusho ye iza ari mbi, ntabwo aza mu ishusho nziza, kugira ngo ibikorwa bye bigaragare ko ari bibi, nawe ni mubi. Numva ubwa buranyije, ndaje namaza se ko mbona atanyeganyega. Araje ambwira ntabwo anyegeye ko yambuye ubutware, nta bushobozi agifite. Nibyo bwa mbere nahitanye nk'ubwa, ntabwo ari Satani ari uza ku isi uza kurwanya abantu. Niwe nawe Yesu asobanura, arambwira ngo ntabwo Satani afite ubushobozi, yambuye ubushobozi, yambuye imbaraga, gusa arategeka cyangwa se aradumira baba demoni be cyangwa se baba bakozi be bagakora. Ndangije ndamaze none se ibyo ndabyumva, ninde wamuziritse? Araje asobanura, arambwira ngo igihe Yesu yapfaga akazuka, ngo igihe yapfaga atarazuka yarwanaga na Satani kugira ngo amwambure ubutware. Noneho ngo akiva mu mwuka, ngo ubwiza bw'Imana no kurabajyana kw'Imana niko kwamukubise mu maso, ngo ahuma amaso. Amaze guhuma amaso, ngo arambwira ngo yari intambara ikomeye cyane, ngo akajya yikubita hasi atazi ajya niko. Arambwira ngo icya gise afite yagikuye ku ntambara. Ndamaza se nuko iki kidakira ku imyaka ishaje myinshi. Arangije arambwira ngo impamvu kidakira, ngo iri banga rimenye, ngo impamvu kidakira ni abarokore bahora bavuga amina cyangwa se bavuga haleluya, igihe bavuze mu izina rya Yesu. Ngo ni nk'uko umuntu yagukanajya ku gisebe ngo akagitonyora, ngo ntabwo gihora gikira. Arambwira ngo abantu bahora bavuga izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, ngo baba barimo bamutone kuko yibuka Yesu, ngo niko ava amaraso, ngo icyo ntabwo gishobora gukira. Ndagira ngo rero ubutaha ku gice cya gatatu nzababwira ukuntu yabashe kumunyereka mu maso, mbabwira ukuntu nashatse kuvayo bikanga. Icyo nzakibasobanurira mu gice gikurikiraho. Igice cya kabiri kigarukira aho ngaho kuri parite ya kabiri, maze kumureba neza n'amaso yanjye. Igice cya gatatu nzababwira ukuntu nashatse kuvayo bikanga, kandi yambwiye yuko ntajya no mu ijuru. Kizemba hari ikintu utumvishemo hano muri bumvishije? Ntacyo, buriya n'abantu barakomeza baduhe komenti, ngira ngo watanga nimero zawe kugira ngo hari nk'uwagukenera ufite nk'icyo ashaka kugusobanurira. Urakoze cyane. Nk'uko nari nkubwiye ngo
ushobora kuba hari icyo utasobanukiyemo muri ibi wumvishije, n'umuntu wanyumva agashaka kugira ngo asobanuze neza rwose yampamagara nkamusobanurira, nta kibazo ampamagara kuri telefone yanjye 0782 259 36 63, iri no kuri WhatsApp 07 8 2 5 9 3 6 6 3.